niba rero ikijya gisaba kurora papa asa ntabwo wize n'agasuzuguro kenshi kakinyoherereza gusa si invitation ntabwo utumire njye ngutumeho ukora tumwe undi wese shagiye kirahenda babari ngeze ukuri ni prank ankore ese prank ntandikisha invitation ngiye kurongora si ukiri ubwenge ukoze divorce mu mutwe babari ngeze ukuri ati ukabona koze divorce reba imyaka tumaranye nurangize ujye gushaka undi mukobwa ese wari uzi yuko tuzashaka hari ideni ryawe nari mfite tekereza abasore bose nanjye hari ikibanza cyawe wampaye wari n'icyo wari wicaye uvuga ko tekereza abasore bose nanjye kuryamana hasi uvuze gufata ubwate ubwo ntabwo njye kugira niyo mpamvu mpora mbivuga niyo urebye ubonye nta bwenge ngira aka kanya gusa n'ikibazo ubonye ko nta bwenge ngira nta bwenge ugira kumva tukaryamana nanjye hari ibyo nakubaga ntabwo induru urareba ibintu nkoreye afata invitation uzitwereza itwereze togo aho kuzicuza nzicuza se nzicuza ibyo uzicuza uzabibona ukifata n'imyaka tumaranye koko urareba ukabona hari umuntu wawe ushyira mu rugo isi imigeri yazarikira mpagurukira umvura mu bwawe invitation nimba uyibonye gutya nyine urayibonye ugomba kubahiriza amategeko ya invitation nk'abandi bose nose ubona ngiye kubana nawe bitari kumbera uramaze kundongora urampaze ugiye kuzana isugi kurongora se urumva ari igihe kane kigoye kwiza ubwo cyaba gitangaje nose birirwa kumbwira ngo iki tuzabana ubonye nabonye se mwajye murinda ijambo ryanyu nabonye nyine ko bidakwiriye kubera iki hari impamvu noneho n'agasuzuguro kenshi unyohereza invitation uzi ko wari kubikora utayohereje okay ugomba kubyakira rero n'abandi nabo barabyakira kima njye bwiyama na n'ubu uracari kucyitsindagiraho ayo ntabwo wanayata mu nzira tuvuge se kutazabutaha njyewe ugomba kubutaha ugashananika nk'abandi ugakenyera nk'abandi agira ute ugashananika ugakenyera nk'abandi kandi uzamana akado gusa ntabwo akado y'iki ariko dukingirizo wakoreshaga niyo nzakuzanira nongeye nakwereka rero yuko njyewe ntandukanye nawe njye ugiye guhinga wahinga mu murima uzi ko utazakuzana ikintu na kimwe buri muntu wese areba ikimufitiye inyungu nimba nabonye ko nta nyungu ngomba gukuraho niyo mpamvu nanjye nahisemo kureba ariko shangiye wanyeretse uwo mugore wawe ufite amatsiko pe ukimara kubona invitation n'uburyo ubukwe bwo kwihuta bagakwiriye kwibwira kwimagina neza uwo muntu uwo ari we afite agafesi keza afite taye irutiyo yawe cyangwa se irutiyo yawe kwanza afite mu nda zero icyo niye namukundisha afite ikinyabupfura ntabwo afite umusatsi ujagara nk'uyu wawe ugeze aho ugize neza wanga kumera neza umeze neza umusatsi umeze nk'uwawe kwa yaratumvikana bakakumbwira ubusa kandi ikindi wowe wibuke ko nagufataga nkaho ndi kukwitoreza kuko nzaruka umugore wanjye ntabwo wowe rero ntabwo ari muri gahunda zawe uje nyine invitation wayiciye umutwe umwe ntureba umwijogonyoro ufite n'ejo utawukinaho n'umenya ko imvura izagwa uretse uzaba ureba ndabizi ubu ngubu uri kunshaka uri kumva ushaka ko twakongera kuryamana kugira ute ryamane n'impiri ntabwo bakobwa mwese bose bihagararaho nk'uko uri kwihagararaho ariko ndabizi uri kubishaka kuko njye muntu wa mbere ubu uri kumva kuba nyicaye aha ngaha umutima ntigufitiye ngaho uri kugenda none se njye nakuboshye genda n'umugayo ntabwo uri kugenda wowe unsanze iwanyu uje no kuntuka nturebe ibintu ukoze uzabyishyuza imyaka yose ugiye kubanaho n'uriya mugore wawe kereka ni mu mwinshi kandi ndakeka ko nzabyumva ngaho uri kugenda abantu nk'amahoro kwiyamye rero amabona ahengana C'est plus tout. Dis-toi que tu vas faire mon téléphone. Le téléphone ni quoi que c'est.
telefone akazi nkanjye se ko sinzongeye kuramo telefone kikari mushaka kumva kuri rezo kandi ntabwo byaba cyakora karankomye noneho telefone iranduta ibyo niho byivugiye ko sineza mvuga ko telefone ikuruta okay noneho kanigire umwana mwiza ngambwira ntacyo ushaka kumbwira se Ega nsigaye mbona ntukiri kunyikoza ubundi byagenze ute ukwikoza okay sawa ngira nta kibazo ndakumva umwana wanjye nabonye se urongeye utangiye kunyicira umunsi kwezi nawe ntagiye kubyibagirwaho gakeya wenda nze kubyibuka ngiye kuryama then urongeye urabigaruye ngaho imagine nawe ari wowe igire njyewe sibyo hanyuma njyewe noneho reka mbe wowe igire njyewe nkazana umwana ungana kuri bitari igihe cyose twaterateraniye ntagiye wigeze wambwiraga kuri isugi noneho ugeze hano nsanga barakoboye pe bene kujonora barakujonora nta kintu batakoze urabona ko umuntu ajya gukata icyondo arakata agasigamo rero ntabwo rwose ntabwo byigeze binezeza none urajuje nturaho abana bafite imyaka iruta iyanjye ahubwo uriya mwana ni uwawe umwana ni uwanjye none se n'uwawe ni wowe umubyara ni uwawe agomba kuba uwawe kuko twarashyingira ntitwasezeranye none uje umwirukankana ngo mwiyandikeho njyewe burya si bwo ntabwo namwanya mujye mudufata nk'abantu baciye ubwenge kuba nakuzanye nkagukunda ibaze ngo ntabwo uzi umukobwa nateretaga w'ikibuno w'ikimero cyiza ufite mu maso heza agafesi keza ariko ndaje cyakora abagabo murinda shima nzanye kubishwe be nkawe uje unterera abana rukubishimiye cyakora mama nta kintu na kimwe cyakajya kinezeza ntigire kubwira amagambo cyangwa ufite undi wundi mwicaranye aho ngaho inyuma yawe aha ubwo ni uwo uhetse ariko ndazi neza ko ari ntawe ni wowe ndi kubwira kuko nawe ntabwo wigeze umbanira mubwize ukuri unyereke ko nyine umbwize ukuri nk'umugabo wawe ntabwo wamfataga nk'umwinjira wawe ariko ntabwo ariko byari bimeze tekereza neza uriya mwana sibye uburebure ariko ni mutoya mutoya se wanjye hasi ubundi uracyanamuvuga yego cyebwe ntabwo bindeba wamuhamagara atamuhamagarira ntabwo bindeba Aline urayo hano uriya mwana ni mutoya sinzongeye kumubaza mbere sinshaka ko dushwanira mu maso yiwe ibyo nkubwira urabyumva umwana bakamwireba ari mwitabye ari papa wawe yashakaga kukuvugisha njyewe batamureke mama wawe se byibura biyobewe ibyo ureka kunteza umwana bite byawe ok nta kibazo ni karibu urisanga mukomeze muganire na mama wawe nse wowe tugenda ndagiye kuko ngiye kwitegura hari ibyo ngiye kujyamo byo nkubwiye upfa kuba ubyumvishe wabyumvishe neza ibyo nakubwiye ngo sinshaka guterana nta magambo ibyo nakubwiye wabyumvishe mwana wanjye uracyari gukura ntabwo ingingo se wabibwirwa n'iki
ejo kumeza ngo urya ko mpamvu nije kwica hano mu cyumba. Ntabwo nshaka. Kabiri kangahe se tujya ku meza we nturye? Ntabwo meze neza ndumva ndashaka kurya. Hako ufite ikibazo? Nta kibazo mfite ntabwo. Uragifite urabona twe tugiye ku meza wafashe inzira ugiye mu cyumba ugiye kuryama mbona wigunze bere muri telefone ufite icyo kibazo? Ndarya ibiryo nabishaka. Kabiri kangahe se utarya? Babana Kumbizi neza ko twatetse ibiryo ukunda wabaye iki? ntacyo nabona. Ese simba bari bumbwire ikibazo ufite. Uko ndi kubibona ko ufite ikibazo. Nasundi n'igihugu uragikora iki? Basi ese undi urakomeza ubyicarane wenyine wenda nanaguhakore nka kwihanganisha. Shore. Ese undi kubigumana gutyo ukomeza wibyimbye umutima ubundi biramara iki? Oya se simbwira. Kuko ndi kukureba mu maso nkaho ufite ikibazo mbabarira umbwire. Ese utumye nanjye ntarya? Ujwe n'iki kurya? Ese ntabwo mufavugana ngo twatema baramuzi? Ndamuzi. Ntabwo bizi. Byagenze bite? Muri tiwari hari invitation y'ibintu agiye gushaka. Iki? Undi mugore se? Nyine. Umwana mubi. Ihangane basi. Nakundi nicyo kiri gutuma nyine. Ariko byikuremo abantu byikuremo. Kitarabuze n'abasore. N'ubu ibyo ntari tubyikuramo aka kanya. Ese n'ubundi nabwo uzajya uza niyumva ngo umeze nabi cyangwa se ukazananuka mwazahura ukabona abaye nabi uri kwitera stress z'ubusa ikiza wakiyakira. Reba igihe twari tumaranye. Mu rugo bose barakora iki? Nese urakomeza wigunge gutya bimara iki? Biratanga iki nawe mbwira? Impamvu rero nakubwiraga ko nta kintu wari kubimfasha n'ubundi ari kureka nkabyiga. Oya ni ukukwihanganisha ugakomera ukitiza imbaraga ukajya ureka kwigunga gutya uzi guca no kumutyo uzagenda unanuke none muhura mu nzira ubone warayibitsa ubone waracupiye kuremo stress nawe. Nta nubwo nabura gucupira ariko uriya muhungu uzi imyaka twari tumaranye. Nyine ibyo ngibyo bibaho ihangana. Bibaho. Oya yakire mbabarira kwinginze usuba igihe cyose tuzatujya ku meza wange kurya ujye kuryama mbwira mu rugo niba zambaza ikibazo ufite nk'umuntu turarana igihe cyose abona tuba turi kuganira. Nta peti mba nifitiye. Mana yanjye none baze kumenya n'umugoma akanantumira akanywereza invitation. Oya ibyo uhita unabyikuramo gusa nyine birababaza ariko iyakire sibyo? Yakire tuzahita tujya ku meza nawe uze tuganire dutere burage nyine bimwe byacu. Gake biraza gukunda ariko ntabwo ari nonaha. Byaba bikunda kandi n'ubundi tenabura ni nk'ifoto zabo urebaga kuko nabona gugiye muri fone cyane. Simba bari umwe kurema sibyo? Ugabanye kujya wigunga cyane. Ariko nakubwira ntabwo ari aka kanya kumwikuramo. Shando byumva biragoye ariko wowe urabyishakamo. Kuza ukicara mu cyumba ukigunga ukajya muri telefoni ntugiye kurya usuguza amara icyumweru utarya uzabumera uti. Ahubwo ugira usohokane n'iryamire. Genda ujye mwana kandi mu rugo no kuza ngo bakubiburire. Ariko mbabarire sinongeye kubona wigunze. Ndakwinginze kandi mbabarire sibyo? Tuzi ko dukundana. Nari ngamurize. Nanjye ndagira ibanga ntabwo ndi bubyereke mu rugo wowe. Ni ukuri pe ndabikora. Ahako nukomeza kwigunga nzabivuga. Ubwo kuko ukiri hano. Oya. Bagera muri salo utari tubivuga. Nukomeza kwigira gutyo nzabivuga nese mu rugo bazaba bambaza ikibazo ufite mbabwire ngo iki. Ariko wowe nimba ufite murare ntabwo nzabivuga. Sawa. Arinde rero mwana wanjye rwose ibyingo ntabwo bizi pe. Ahubwo wambwira ikintu muri gupfana papa kuko ese ukuntu nabonaga mutongana ntabwo mbere ibintu bisanzwe. Si bigaragara ko papa atanshaka cyane. Rero ugomba gukora ikintu cyatuma uriya mugabo agukunda ugashyiramo imbaraga ndetse n'ubwenge. Ukambona atananyishimiye se wowe. Koresha ibishoboka byose uriya mugabo agukunda. Natagukunda none se ntabwo nari gukurikira hariya mu cyaro kandi maze kuba umujije idafaranga. Ukuntu habo waringaye yabaga bimbangamiye kuba mari nkabyuka njya mu murima nawe nageze hano nyine
hano ntari warahishimiye cyane ahubwo ikibazo nuko ndi kubona papa nabi. uriya mugabo agomba kugukunda. uranyumva rero mwana wanjye? Yego ndakumva. rwose ugomba gukora ibishoboka. uranyumva rero mwana wanjye? Yego ndakumva. rwose ugomba gukora ibishoboka byose uriya mugabo. niyo byasaba ko dutandukana tuzakora divorce kandi imitungo yose tuyigabure. tuzagabura paso. uramujije tafaranga nta kindi cyatumye mukunda. ubwo rero muzana ubwana uri no gukura rega ntabwo ukiri umwana. Agomba kunkunda nabyumvishe akankunda nk'umwana we byakwanga igomba gukorwa wakimbwira. ikigomba gukorwa nta kindi ni ukugira ngo tumukureho amafaranga tubashe kwibeshaho. abonye ko na wa wundi twamukuyeho amafaranga kandi tubaho neza. wundi we yaradutonze igihe kirekire. komeza uzane ubwana rero. rwose uriya mugabo icyo tugomba gukora cyose ugomba kwitwara neza ukaba umwana mwiza. igisabwa cyose apfa kutazagushuka dore abagabo b'iki gihe nabo ntiyababi kandi nyine ngiye zamutwaraho nka data nyine biraba. ndakomeza nyine ndebe nkomeze ntungane mwana. ariko nyine naze mbumva murimo muratongana mugabanye gutongana ko nanjye mba numva ntazi ukuntu bimeze bimbabaza. aha mureke nigire mu mirimo ndabona ndumva ubwana bwawe butari kugushiramo ariko ugerageze ushaka ukuntu uriya mugabo yagukunda ukaba umwana we. Yego uriya mugabo niyo byasaba ko dutandukana tuzakora divorce kandi imitungo yose tuyigabure. tuzagabura paso. uramujije tafaranga nta kindi cyatumye mukunda. ubwo rero muzana ubwana uri no gukura rega ntabwo ukiri umwana. agomba kunkunda nabyumvishe akankunda nk'umwana we byakwanga igomba gukorwa wakimbwira. ikigomba gukorwa nta kindi ni ukugira ngo tumukureho amafaranga tubashe kwibeshaho. abonye ko na wa wundi twamukuyeho amafaranga kandi tubaho neza. wundi we yaradutonze igihe kirekire. komeza uzane ubwana rero. rwose uriya mugabo icyo tugomba gukora cyose ugomba kwitwara neza ukaba umwana mwiza. igisabwa cyose apfa kutazagushuka dore abagabo b'iki gihe nabo ntiyababi kandi nyine ngiye zamutwaraho nka data nyine biraba. ndakomeza nyine ndebe nkomeze ntungane mwana. ariko nyine naze mbumva murimo muratongana mugabanye gutongana ko nanjye mba numva ntazi ukuntu bimeze bimbabaza. aha mureke nigire mu mirimo ndabona ndumva ubwana bwawe butari kugushiramo ariko ugerageze. injira. waje mwibuke nabirenze rero urumva to nabirenze ni mu mujyi tunarahakunze mbere nyine mu rugo tukiyamukira byaranshimishije urabona ko ari heza inzu nini nyine neza ndabibona impungenge nyine ufite kuzirengagiza abasize mu cyaro nanjye ndimo wapi ntabwo nakwirengagiza njyewe ntabwo uhamagaye nafashe fone ndaguhamagara wapi ntabwo byakunda kandi arasanga ari gukiragira ubwo turabona nyine abandi ndabandenze wapi ese ukurenze yaba ari ubu ntawakurenga mwana
ndizeye ko bitazaza. nta muntu wazi ukwe urumva nyine tunuka nyine gusa nyine hagati aho nari ngukumbuye Ari kumbe byaganira mbere nawe ati umpamagaye ka urafite nanjye nzamure iyo utaza sha nari kubabara ntabwo nakubura kuzana nyikumbuye cyane ntabwo njye ukamuha sinita kubangana uko twicaye ariko nyine nta kibazo kikoroha cyose ntahita kubangana kongera ukamuha twicaye kuno se kubishaka nta kibazo sibyo navugaga sasa. Ntaho ndebera.